kuko ibitero bya Gisangani kuva byatangira ku itariki ya 31 z'ukwa mbere ntago Gisangani yigeze ibura drone mu kirere cyayo ya M23. Iki gitero kiri kuvuga uyu munsi cyabaye mbere kira cyambere nuko ngo cyamaze iminsi 3 rero kuva kiriya gihe uyu munsi n'umunsi wa gatandatu uri kubyumva akaba ari cya gitero cya mbere nanone uyu munsi cyabaye binavuga yuko nta drone yasenye ahubwo bakavuga yuko bari batangiye kongera kubaka ama control station ziriya drone zindi nuko ngo nyuma yuko bisenyuka baje kureba basanga Gisangani no hantu heza ho kugaba ibitero ukoresheje drone mu bice byose by'uburasirazuba bwa Kongo ubwo basirikare babo barasarwa hano za Pwenzeho na ntuza na Bibogobogo bashaka kuzihagurutsa ngo biranga neza abarundi ibikoresho by'igisirikare ntihagire igikoresho cy'umusivili ntihagire n'umusivili ugwamo ni igisobanuro cy'uko noneho ubu ni nziza ku butaka ni na nziza mu kirere nk'ubu kuba bari batangiye kongera kubaka iriya control room ya drone ni ibintu byoroshye cyane kuba umuhaka yakwinjira ntuza appareil zawe ukoresha satellite imwe yonyine ikabura yamara kubura ibintu bikaba birarangiye none ugasanga na wa wundi wakoraga bya bindi ugasanga wa wundi wayoboraga za drone hari ibintu bibuze twese kuvuga ritaninga kuri position zaturutseho icyo gihe nicyo kintu gita kibaho zigasubira inyuma nibyo rero birimo kuba amagingo ayangaya none se yuhinzi neza ko ayo makuru ushobora kuba wenda wo biturusha cyangwa se wenda gusoma icyo cyose kuvuga nuko ngino drone ngo yateye benshi ubwoba ahubwo nkibaza iba ari drone imeze guti kuko nabonye bamwe bari kuvuga bati ikintu bita umurundi ati hariya yahabye ati noneho izi nyeshyamba ziradukuramo akazi n'ubundi ni ibintu biraswa n'icyo twakwita misile bera na miza BM zirasa market bigaterwa n'amakompra irasa umuvuduko agendaho ndetse n'ubushobozi ashobora kwangiza ubushobozi afite bwo kwangiza n'umubare w'amakompra nawo ukagira gute ukangani Kinshasa ubwo niyo yayishyize mu gipimo cya 23 Gisangani gukoreshwa cyane igaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye kandi wibuka yuko sinagisangani gusa M23 y'ubwo yarabisobanuye iravuga ngo na Gisangani buryo habonaga ko yari menace cyane kandi barayisesega wibuke yuko na drone yarashe Leti makanika yaturutse Gisangani wibuke ko ari ni drone yarashe bamwe mu bose batwirwaneho yaturutse Gisangani. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780 44 3 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Bakunzi bacu turabasuje omerere mu mpande zose z'isi mwebwe mukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi abakurikirana Gasaro TV, Magash TV ndetse na Yuhi News TV nukuri mukomeze mukore subscribe ndetse mudushyigikire mu makuru agiye atandukanye. Ndikuye na Yuhi bisanzwe benshi nzi neza ko mukunda ubusesenguzi bwe n'ibitekerezo bitandukanye nuko mbona ameze nk'wakonje. Urakonje? Ntago bibaho.
cyetse renda ku mubiri inyuma ko nambaye ikote bitewe n'ikirere yego ariko ahandi ho ntago nkonje ahandi umeze neza ngo ayikaze nanone kuri izi shene zacu murakoze cyane n'amahoro ndashima Imana abantu bacu bari bagukumbuye ejo hari ababanyandikiye bati umugabo witwa Yuhi yagiye hehe muri iyi minsi ko tubona mutari kuduha amakuru ariko muri iyi minsi Yuhi yarahuze gusa noneho ari kugenda iminsi mibi asa n'uyivamo yo kubura ubu harimo iminsi mibi ko hari iminsi mibi nari ndimo oya yo kubura ariko umuvandimwe tumuri inyuma nawe muri inyuma rero navuga ngo iyo utabahaye amakuru n'abakunzi bawe nabo barakubura of course babifata nkaho nkuko byagenze ku munsi w'ejo nyine aho twari turi birumvikana yego nagombaga kuhaba niko bimeze rwose yego ahandi rero twinjire mu makuru y'uyu munsi nabonye benshi ari nabyo bakunda bavuga ati tukunda yuko rwose muhita mwihuta mu makuru agiye atandukanye aba ahari bwana Yuhi sinzi icyo gitekerezo icyo uribuze kukiduhaho aho byongeye kugaragara ko Kisangani yongeye kugabwaho igitero ariko bakagaragaza ko noneho ngo drone yakoreshejwe ino drone ndi kwibagirwa ngo ni drone iteye ubwoba cyane kuko nabonye ngo niyikoreshwa ngo muri za Ukraine wayibonye ntekereza yuko drone kuko ibitero bya Gisangani kuva byatangira ku itariki ya 31 z'ukwa mbere ntago Gisangani yigeze ibura drone mu kirere cyayo ya M23 nuko ngo drone yagiye mu kirere ikabasha kujya hejuru y'izindi zose izabo ntiziyibone ni drone biteye ubwoba kandi igira gute iziruta yego ikindi nanone uzi ko hari hashize igihe kinini ikibuga kinini cya Gisangani gikoreshwa mu kugaba ibitero mu bice bitandukanye bigenzurwa na M23 yego byari ngombwa yuko yubaka ubwirinzi bwayo kandi yasanze uburinzi bwiza kubwubaka ari ukubwubakira ku bibuga aho zihagurukira yego cyane cyane ko yakunze kugenda inabivuga ivuga iti tuzajya tubihagarikiraho bituruka ibyo ni igisobanuro cyiza cyuko kuba Gisangani yagabweho igitero ndetse na drone ihambaye nazandi ntago zari zoroshye yego kuko nubwo batubwiye ngo igitero cyo kwita ya 31 gishyira iya mbere z'ukwa kabiri ariko bivuga ko ari igitero cyamaze amasaha 72 yo ni iminsi 3 nuko ngo indege yagiyeyo yamaze amasaha 72 iki gitero kiri kuvuga uyu munsi cyabaye mbere yego cyambere yego nuko ngo cyamaze iminsi 3 rero kuva kiriya gihe uyu munsi n'umunsi wa gatandatu uri kubyumva akaba ari cya gitero cya mbere nanone se uyu munsi cyabaye binavuga yuko nta drone yasenye ahubwo bakavuga yuko bari batangiye kongera kubaka ama control station ziriya drone zindi nuko ngo nyuma yuko bisenyuka baje kureba basanga Gisangani no hantu heza ho kugaba ibitero ukoresheje drone mu bice byose by'uburasirazuba bwa Kongo yego ni heza kugaba ibitero gukoresha drone ukagaba ibitero muri Masisi uceheje ikire cya Warikare ni heza kugaba ibitero muri nuza muri mu Minembwe uciye hejuru ikirere cya Ntuza cya Rubutu ukazamanuka ugaca ruguru ya Ntuza ya ruguru ya Kindu ugakata ukinjira muri Ntuza ukinjira muri Minembwe yego ndetse ni na cyiza kuba wakorewe waturuka Gisangani ukajya kugaba igitero muri Kareme bitandukanye no kuba wagenda ugashinga handi hantu Ntuza drone zizajya zihagurukira wenda wahagurukira Bujumbura nibyo ariko ntago kuya ngo uzagere mu kirere cya Masisi byagutwara igihe kandi n'indege ishobora kuba yahanurwa yego umva Gisangani bakomeje gushaka kuba ariyo bubaka cyane ikindi cya kabiri itangazo ryakurikiye bya bitero itangazo rya M23 ryatumye n'u Burundi bugenza make ku bintu bijyanye no guhagurukiza drone kuri Melchior Ndadaye uretse ko nanone bivuga yuko kuhera ku munsi w'ejo kiriya kirere kitari cyiza ngo banagerageje kuzikoresha noneho ubwo basirikare babo barasarwa hano za Pwenzeho na Ntuza na Bibogobogo bashaka kuzihagurutsa ngo biranga neza abarundi indege za gisivili ngo zirakora ariko iza gisirikare biranga yego urumva ikirere naho cyabo ntago kimeze neza byari byiza ko bihutisha Gisangani ariko Gisangani nanone bitewe n'igihe 23 yabiteguye ndetse binatewe nuko yararebye isanga ku butaka ntibakoraho n'ubundi irabahondagura yego
usanga ahantu bagerageza gukorera kujya ni mu kirere byabaye ngombwa ko nayo yishakamo kuba nziza cyane mu kirere no kubarusha ndetse iranabyerekana kuko yo nimba ibasha kugaba ibitero ikadestroyinga ibikoresho by'igisirikare ntihagire igikoresho cy'umusivili ntihagire n'umusivili ugwamo ni igisobanuro cy'uko noneho ubu ni nziza ku butaka ni na nziza mu kirere nk'ubu kuba bari batangiye kongera kubaka iriya control room ya drone hariya uko ngo baspendinze bakoresheje amafaranga icyaka baguze ibikoresho bishyashya bisimbura ibyangijwe none nabyo bitarakora birasenywa ngo ubwo za drone zagabaga ibitero zigiye kwigira inyuma iminsi igenda yicuma ari nako hagenda hahinduka byinshi ku mirongo y'imbere ku rugamba kandi aricyo ndi kubona hanga mu makuru ko ngo drone ziri gushaka n'ubundi kugaba igitero ku kirere cya 23 ngo ntago biri gukunda ntago bikunda byatangije guhera i Bujumbura ntago bikunda no kuvuga ngo uburinzi bw'ikirere cya 23 buradadiye ikintu kiri kubaho ngo ziri guhita zibura ngo zihura n'imbaraga ngo uko ziri guhita zibona sinyari yuko zishobora guhanurwa umuntu ushobora kuvuga gutyo nyine ariko niko umuntu yabisobanura niko umuntu yabisobanura cyane cyane ko wenda abantu atari kose bafite nosiyo kuri biriya bintu ni ukuvuga ngo buriya drone kuko urumva uyiyoboye ntabwo yajyanye nayo yego ni ukuvuga ngo byanze bikunze hakenewe icyo twakwita icyo twakwita network yego twigeze kuvuga yuko ikibikora ari intuza twigeze kuvuga ko bakoresha icyo twakwita ko ni satellite ntago bakoresha network zisanzwe yego ni satellite tuvuga ko bagomba kuba bafite byibuza 3 dimension ya satellite ni ibintu byoroshye cyane kuba umuhaka yakwinjira ntuza appareil zawe ukoresha satellite imwe yonyine ikabura yamara kubura ibintu bikaba birarangiye yego none ugasanga na wa wundi wakoraga bya bindi ugasanga wa wundi wayoboraga za drone hari ibintu bibuze twese kuvuga ko ugomba gufurayinga mu kirere uzi icyerekezo cy'umuyaga yego wind direction ugomba kuba uzi ahantu umuyaga werekeza nta ndege igenda mu muyaga uyituruka inyuma igomba kugenda yinjira mu muyaga yego ikindi cya kabiri ugomba kuba bazi icyo bita air density bagomba kuba bazi icyo bita temperatures bazi ubushyuhe buhari bagomba kuba bazi speed wind kugira ngo bamenye umuyaga umuvuduko ugenderaho baje kubasha kwestimatinga error yavuka habaye drift icyo gihe iyo wabuze satellite imwe kuko ari iyobora drone ntago ubasha kugira gute bya mindura bibura yego icyo gihe iyo bibuze ukibasha kubona sigino nize kuvuga ko za drone zifitemo ubushobozi bwo kuritaninga kuri position zaturutseho yego icyo gihe nicyo kintu gita kibaho zigasubira inyuma nibyo rero birimo kuba amagingwa yangaya none se yuhinzi neza ko ayo makuru ushobora kuba wenda wo biturusha cyangwa se wenda gusoma icyo cyose kuvuga nuko ngino drone ngo yateye benshi ubwoba ahubwo nkibaza iba ari drone imeze guti kuko nabonye bamwe bari kuvuga bati ikintu bita umurundi ati hariya yahabye ati noneho izi nyeshyamba ziradukuramo akazi ubwo ndi gukotinga ibyo nagiye numva icyo navuga yego kurutana kwa drone icyambere ni ubushobozi ifite ishobora kumara flight yayo yamara kuko ibikoresha amashanyarazi kandi nta uruma yo kwicaginga ubushobozi ifite yamara mu kirere icyo ni icyambere ikindi cya kabiri ni ubutumburuke igomba kugeramo altitude nimba ibasha kujya kuri altitude mu kirere izabo zitabasha kugeramo yego zitanabasha kubona ibyo bisobanuye yuko yamaze kuziruta icyo ni cya kabiri ikindi cya gatatu nimba ari drone irasa amakompra ikoresha drone nyinshi z'akaga nka ziriya zirasa roketi rocket n'ubundi ni ibintu biraswa n'icyo twakwita misile bera na miza BM zirasa rocket yego bigaterwa n'amakompra irasa umuvuduko agendaho ndetse n'ubushobozi ashobora kwangiza ubushobozi afite bwo kwangiza n'umubare w'amakompra nawo ukagira gute urakonta hanyuma kandi ikindi nanone hari drone zishobora kugenda ikabanzizwa na drone y'ubutasi noneho hagafatwa coordinates
yarangiza bagasetinga ya drone ikagenda ikarasa ibyo itabonye yahawe n'iyindi drone. Ariko iyo ngiyo yo nkiriya iba ifitemo ubushobozi bwayo ndi byose navuze irabufite, ariko inafite kuba inareba ku butaka. Noneho yani yo ubwayo yanahindura icyerekezo bibaye ngombwa kubera iki target icyo iri kubona. Ikindi nanone hari drone ibasha kurasa ni kompurirashe sheri ikaba guided, bakabasha kuriyobora kandi yamaze no kurirekura. Ibyo nabyo ni ibintu birebwa kuri drone. Iriya drone rero irimo kuvugwa kuba mbere haragiye drone zirenze imwe, kuko Kinshasa yavuze 36 bahanuramo 8, abandi bavuga ibitandukanye. Mbere hagiye zirenze imwe, ariko kugenda drone imwe noneho kandi igakora akazi kose bashakaga, icyo ni ikindi gisobanuro cyuko iyo drone yarakandare. Ikindi nayo kandi twavuga, urumva ahantu harashwe bwa mbere bahita banafata izindi ngamba. Ntago wajya kugira gute rero, ntago wajya gusubizayo drone iri burase ngo ujyaneyo drone ijenjetse. Ugomba kugendera kuri drone irenze izo bafite, cyangwa se irenze ubushobozi bw'ubwirinzi bw'ikirere bo bafite. Yego. Hanyuma se ko mbona ino Kisangani ishobora kuba igiye kujya mu gipimo bwana Yuhi, kuko niba iyi saha ubona ko uyu munsi tubwiye amasaha 72 iriya ya mbere yamazemo, ndetse uyu munsi yakongera akagabwaho ibitero. Ese ntago twakibaza ngo ino Kisangani ishobora kuba igiye kuba igipimo cyiza cyuko ino mama 23 ishobora kuba ariho igiye kwerekeza imbaraga cyane? Uri kwibona gute musesenguzi bwawe? Yesu yabwiye abaramubajije ikibazo cy'ahantu imperuka izabera, arabasubiza ngo ahari intumbi ni inkongoro ziteranira. Yego. Gisangani Kinshasa ubwayo niyo yayishyize mu gipimo cya mama 23. Gisangani gukoreshwa cyane igaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye. Kandi wibuka yuko sinagisangani gusa, 23 y'ubwayo yarabisobanuye, iravuga ngo ivuga ko izajya ihagarika ibitero ibisanze aho bituruka. Yego. Ibyo bisobanuye iki? Ibyo bisobanuye ko aho bituruka nta handi ni Gisangani. N'ibindi bibuga yavuze nabyo ubona ko igerageza kugira gute kubidomo agatoki, nubwo itari yabibabaza nka Gisangani. Ariko none impamvu yababaje Gisangani, bigaragara ko Gisangani yari dangerous kurusha ibindi bibuga byose. Kabone na kino cyo kwa Sebarundi ubona ko nacyo kiri menace cyane ku baturage b'Umurenge, ariko kandi nta bushobozi gifite bwo kuba cyakoreza drone yo kurasa muri Masisi na Warikare. Cyo ni muri Kivu y'Amajyepfo gusa. Gisangani noneho aho ibera mbi yari hafite hose, Masisi, Warikare, Rubero irayifite, ndetse na Kivu y'Amajyepfo ikabiyifite. Kwanga ubwo habanjije ahari ibibazo. Ahandi rero yahagenjeje neza, nkaho hakurya aho ngaho kwa Sebarundi uhora avuga ati nararwanye, hewe nararwanye basha. Aho ngaho ubona yuko iranavuga iti mfite gafinda iri hejuru ya Merikiro Ndada, iri hejuru ya Bujumbura. N'undi zihaguruka nzireba. Basha no kwesha ubundi buryo, no gukora uburyo bwo kujyaminga icyo kibuga cyabo, byana kwanga baza n'indi koranabuhanga no kuzihanura byakoroha. Wibuke yuko heruko butayahanuye zari ziturutse mu gihugu cy'u Burundi. Wibuke yuko siko 25 yahanuwe yakoze mistake yo kuzigaca hejuru ya Tanganyika, igakatiga izamuka hejuru mu ntuza, izamuka hano muri Minembwe. Indege nyinshi zagiye zihanurwa, zagiye zituruka muri cya kirere cy'i Burundi. Ibyo rero bitandukanye na Gisangani buryo habonaga ko yari menace cyane kandi barayisesega. Wibuke yuko na drone yarashe Reti Makanika yaturutse Gisangani. Wibuke ko ari indi drone yarashe bamwe mu bose batwirwaneho yaturutse Gisangani. Wibuke ko drone yishe abaturage b'Imasisi yaturutse Gisangani. Gisangani rero M23 itari yabasha kuyifata, irabanza ifunga ikibuga. Kura no kugifunga ubundi yagifunze. Yego. Bivuga ngo ntago wabonye kugikoresha, ariko kandi binaba ngombwa kuko uko imbaraga zigenda zirutana bagenda bagira icyo bahinduraho. Nibagira icyo bahindura ikabona ari ngombwa, n'ubundi inzira ijya Warikare irafunguye, kandi inzira nyinshi zabageza Gisangani, bakabanza bakafunga Gisangani bakayifata, bigata bihinduka kaga ku yindi mijyi iri inyuma ndetse na Kinshasa.
kugeza ubu ngubu niko mbona ku muntu wagira inama Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ni uwamugira inama yo kuyoboka inzira y'ibiganiro kuruta ibindi. Ikindi nanone wabonye yuko African Union yatangiye kuvuza induru koma ati aba bagabo bagabanye ibitero kuri Kisangani, bati ibyo bitero turaza kubifata nk'aho ari iby'ubwiyahuzi cyangwa se iby'ubwihebe, ariko kandi ntabwo ari uvuga ngo ni iby'ubwihebe cyangwa se ubwiyahuzi. Bazi ko bafite M23 ku meza y'ibiganiro na Kinshasa, bazi neza yuko M23 yicaranye na UN igihe yicaranaga na Bintou Keita mu mujyi wa Goma. Bazi neza yuko M23 yicaranye na Tshisekedi i Doha muri Qatar. Bazi neza yuko Perezida Donald Trump ubwe yumvishije ibitekerezo bya M23. Icyo gihe ntabwo bavuga ngo ni igitero cy'ubwiyahuzi kandi ari imihanda ebyiri zirimo kurwana, cyane cyane ko Kinshasa irasa bagaceceka ntibavuge. Ese Kinshasa ko itari yase ngo ni igitero cy'ubwiyahuzi, cyane cyane ko irasa kenshi mu baturage. Kuki batamaganye cya Masisi? Kuki batamaganye cya Uvira n'icyabaye hano hose naza? Kuki batabyamaganye? Bishaka kuvuga ngo rero hari yaho no gufata ntuza Tshisekedi bakabamwambitsa yandi makarito mu maso bagakomeza akavuga gusa, ariko we azi ubwenge nubwo yibutse ibitereko yasheshe yakagumye kuba yarahagaritse iyi ntambara akoresheje ibiganiro, kuko iyi ntambara irimo kumutsinda kandi ahantu hose, ku butaka, mu kirere ndetse na politikare. M23 nubwo tubona ibyayo bitinda tukabona bayakijeho umuriro, ariko kuba bayatsaho umuriro nk'inyeshyamba ntibagire ikintu, uwo muriro ntugire ikintu gitwara nk'inyeshyamba. Nuko nayo muri politikare ntabwo ari agafuka imvugo rimwe. Yego, ntabwo ari agafuka imvugo rimwe, kuko iyo iza kuba agafuka imvugo rimwe iba yarahanaguwe. Ese ntabwo yibukiye 2013? Yego. Aha rero nuko ngo Tshisekedi arimo kuburira mu mashya kabure no mu mudiho. Yego. Bishaka kuvuga ngo Gisangani nagumya gushaka kuyubaka, arimo hamagarira M23 kugira ngo ije no mu bindi bice. Nkunda kuvuga ngo M23 nta gice yigeze ifata batayihamagayemo, cyane cyane ko ifata ibice bayigabyeho ibitero. Ikindi nanone hari n'igihe kigera hakabaho kwihangana bikanga. Ni gute ubundi M23 yashobora kwihanganira abaturage bahora bicwa kuriya? Ni ikibazo. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira? Namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0784438787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.